ko muntunze mikoro se murantunguye muntunze mikoro muturutse hehe tuhuriye hano rwose mu mujyi wa Nyarugenge biratangaje mwaze mu nyomeko mwankurikiye koko cyangwa bimeze bite ye dore abantu bagiye kuza hari icyo mumbaza twakomeje dukurikirana ku ikoranabuhanga ryacu ritwereka ko mugeze muri Nyarugenge niyo mpamvu tubahasanze turabashuhuje ego natwe turabikirize kandi tubikirize mu izina ry'abanyarwanda none no mu izina rya Yesu Kristo noneho ewana Nabi Muhammad nabyo reka byirebere uko duhuye n'umuti turi bukore na Buda ahariyo nawe aze aturebe kuko ngenzi ko bagira ikoranabuhanga rirusha ryacu noneho barihawe n'Uwiteka Imana yo ifite iryikosora nk'uko uri kureba kuri badge yacu duturutse mu bihugu by'iyo kure nk'uko wabyiboneye ubwawe ku mpamvu nziza twagiye tubona mu gitabo wanditse mu gitabo cyanditswe n'umuhanga ku bibazo by'ubuzima bw'abantu ku iterambere ry'igihugu ku iterambere rusange tubonamo byinshi tubona uri umuntu rwose usobanutse uri umuntu warebye kure w'inararibonye ibyo badutumye batubwira bati ibyo tubigushimire cyane warakoze kureba kure nanjye iryo shimwe ndaryakiriye rwose iki se ni iki ni igikombe terishanore bampaye n'igikombe nibereye i Rwanda ntaratangira kogoga amahanga baragushimye cyane baragushima cyane bavuga bati uri umuntu w'intwari uri umuntu ureba kure impamvu zawe 200 zarashimwe cyane kabone nubwo rwose bategereje ko babona zishyirwa mu bikorwa mu gihugu cy'u Rwanda dore ko bimwe mu bihugu by'amahanga byo byatangiye kugerageza iyo politike bashyira mu bikorwa ibyo uri kugenda uvuga naze kumenyerega nibanga ngo no muri Ethiopia niko babigenza ngo basomye kuri Facebook basoma igitabo cya Ruda si muri Ethiopia gusa no muri Zimbabwe nuko ngo basomye gahunda z'abaruda basanga ni uburyohe nabo ngo bakuraho kopida no mu Bushinwa barambwiye ngo naho nuko no muri Korea zombi no muri Amerika no mu Burayi hose ngo nuko muri Aziya hose ibihugu by'Abarabu ngo bariyeho kopi ku mpamvu nziza nyinshi 200 none n'ibihumbi 2 batangiye kuzihakinga n'ibihumbi 20 byose ni uburyohe barabikunze cyane barabikunze saho gusa ariko hari gutegurwa ibirori bikomeye cyane byo kuza kugaragaza ahantu hose bagushimira ubu ngubu ni ducya gusa turi kugenda ubona ariko ibirori nyamukuru byo biri gutegurwa ku rwego rw'isi ku rwego rwa Afurika kugira ngo uzagaragare nk'umuntu w'umuhanga uhagarariye Afurika uhagarariye u Rwanda uhagararanye n'icyo gitabo cyawe cy'impamvu 200 kizaba kirocingwa ku isi hose mu Rwanda hose ibyo birori biri gutegurwa ku rwego mpuzamahanga sinzi niba iyo nkuru waruyize icyo kibazo bariza n'abandi bose nanjye satellite yahise ngezaho ubutumwa rwose ko bantoranyuze mu bantu b'abahanga babanditse ku isi kandi umuntu ugiye guhiga n'abambanjirize ngo abanditsi batubanjirize kuva isi yabaho ngo baba mu Bagereki ngo baba mu Banyamisiri kwa Farawo noneho ngo zaba bari abo muri Katumazi bitwa Abasudani kera bitwaga ba Katumazi ubwo rero abo bose Sudani kera yari ingoma ngo ikomeye cyane abo baranishimiye cyane none umanutse mu Bushinwa hose baravuze ngo kabisa ngo rwose uriya perezida wa demokarasi yihuse ni perezida nyaperezida koko natwe turabyemeye ahubwo tumusaba uburenganzira bwo kuduha kopi natwe tuzagendere muri iriya gahunda y'abaruda kuko gahunda zose uko zimeze ntizireba abango zivangure bariya ziheze bariya ahubwo ni igitabo kiri uniting abantu bose ku isi ni ihuriro ry'ubuhanga rihuza abantu bose baba bahanga ugire ngo bavukiye imuhange wabo w'abahanga mu Rwanda nabo barabikunze bityo rero no mu Buyapani nuko nabo bansabye uburenganzira bwo kugira ngo bafate kino gitabo cyigisha mu mashuri none Washington muri kaminuza nibyo bifashisha baranabisoma cyane baranabikunda mu Bwongereza bafatiye aho muri 8 bose barabisoma
inama none mu Budage sinakubwira barambwiye bajya banyandikira bakavuga kabisa iki gitabo ni ikosora ku isi. Mu Bufaransa nabo baragishimye kubera nagisize mu ndimi 26 rero baragishimye rwose, baravuze igifaransa naracyanditse nkive muzingo none barabikunze cyane. None wigiye mu Barabu basomye basanze rwose ibintu ari uburyohe, none barambajije nigiye mu Barabu ni naho navukiye naho nakuriye ko ibintu byose nanditse ibitekerezo by'akataraboneka muri Islamic language and Arabic language, none basanga byose ari ibintu byanjye, imvugo n'intekerezo byose ngo wagira ngo ni bya bitekerezo Nabi Muhammad yabasigiye ngo baziyunge bazahore bafite ubumwe bw'Abarabu noneho n'Abayisilamu mu mujyi umwe bose batahiriza umugozi umwe w'amahoro, kandi banahiga n'amahoro muri ayo mahoro, amahoro ahagije kandi adakungurira ba nyirayo, kandi bajye bamenya abakene mu bihe byoroshye n'ibihe bikomeye, bajye borohereza abantu bose imibereho myiza. Bityo rero abo nabo baradushimye, aho ni muri urwo rwego ngenda ndeba demokarasi yacu hose yakomotse mu karere k'ibiyaga bigari Rwanda igiye gutsinda icy'umutwe n'icyo hasi, kandi tutaratangira gutambagira amahanga mu bubanyi n'amahanga. Uwo rero ni Perezida wa RUDA muri ko mwumva ku badukurikiye online. Rero Perezida wa RUDA twashoboye kubona iki gitabo cye zimwe mu mpamvu nziza 200. Ku mpamvu ya 31 eravuga ngo twebwe ba RUDA twifuza kurebera no kwita ku banyantege nke n'abatishoboye mu bakobwa ndetse n'abahungu, abagore ndetse n'abagabo imyaka yose kugira ngo bose bakire. Kuri iyo mpamvu ya 31 iri muri kino gitabo cyawe ngo twagisomye, bese kuri iyo mpamvu mwatufasha kudusobanura mukatubwira ko tumaze iminsi tuzenguruka muri kano karere k'ibiyaga bigari dusanga kenshi urubyiruko rutsikamirwa. Hari ikindi kintu twagiye tubona ahanini abanyapolitike akenshi bakunze kwifashisha urubyiruko kugera ku butegetsi, ariko bagera ku butegetsi urubyiruko bakarutera ishoti, ugasanga nibo bantu batitaho cyane, ubwo hakitabwa abantu bandi bakuze, ariko urubyiruko ntirwitabweho. Uzabirebera muri benshi bashinga imitwe nyeshyamba bakoresha urubyiruko, ariko bageze ku butegetsi ntago rwa rubyiruko rwitabwaho, kandi bagiye gushinga umutwe nyeshyamba ntago bareba bize cyangwa batarize, ahubwo bafata buri muntu wese, ariko bamara kugera ku buyobozi bakavuga ngo noneho wize naza bari we ujya kubona akazi keza mu mabanki, mu bibuga by'indege, mu bucuruzi, ahantu hariho hose. Muradufasha mudusobanurira bigenda bite, bimeze bite kuri iyo ngingo y'urubyiruko, kuki rwifashishwa mu mbaraga ariko rwagira hane rukirengagizwa? Mudufashe mudusobanura ukuntu mushaka kuzabikosora nk'abaruda, ko tuzi ko muri abahanga mureba kure kandi aricyo cyabagukije guca ku kajagari. Murakoze. Birumvikana icyambere na mbere ibintu byose aho byapfiriye abantu bose kuba batarasobanukiwe uburenganzira bwa kiremwa muntu ushingiye kuri iyo ngingo. Bityo rero ushingiye ku ngingo y'uburenganzira bwa kiremwa muntu ku rwego mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa kiremwa muntu, byombi iyo ubihujije usanga byaragiye byirengagizwa. Niyo mpamvu usanga birengagije ikiremwa muntu, baba abana batoya bavutse, baba abangavu, baba bikwerere, baba abasaza n'abakecuru, baba abantu bagenda bemye, baba abafite ubumuga, bakambakamba, baba abatavuga bahora baryamye ahantu batimuka kubera uburwayi bwabazahaze cyangwa ubumuga ubu na buriya, baba ari imibereho mibi, baba abo bafite imibereho myiza, bose bariraye nta n'umwe wibuka bafite imibereho mibi. Ikindi abantu bariraye bakomeye, abanyapolitike
abo banyapolitike bahora mu ndege bazenguruka mu mamodoka bazenguruka igihugu bazenguruka ikirere bogoga amahanga bose ntabwo bajya bibuka abakene kandi abo banyapolitike bose bakomoka mu miryango ikennye ariko igitangaje iyo bakize bibagirwa gukinga amazi bakirengagiza ko atagomba kwibagirwa iwabo wa mbeho nubwo barimo gukira bakigira abahatari bakirengagiza aho bakomotse inkomoko zabo zo mu miryango ikennye bakiyumvisha ko bakize biriya byose barabashuka kuko hari abababanjirije gukira ariko batakibifite batakinariho ariko bakaba barasize inkuru mbi ku isi kandi bakabaharanira gusiga inkuru nziza igaragaza ko bafashije abantu bazamuye abari abakene nabo barakira ibyo byose ntibabikoze ubwo muri make bishe uburenganzira bwa kiremwamuntu bagendaga bahutaza uburenganzira bw'abantu abakuze n'abakiri bato ntabwo bigeze bita ku bantu uwo bitagaho bamwitagaho bakurikije ivangura kubera bamwishimiye bamukunze iki n'iki cyangwa ni mwene wabo cyangwa ni mwene w'inshuti yabo cyangwa akomoka aha n'aha cyangwa se bakamukundira iki n'iki kuko bakomera amashyi akabashakira amajwi gutyo noneho nk'uko bakeneraho urubyiruko amajwi mu kubatora noneho bamara kubatora hehe no kubafasha hehe no kubibuka ahubwo bakabakoresha ngo mutwibire gutya mujye musoma ngo ijwi rya John irya Fred irya Rurangwa noneho Fred nimba afite amajwi menshi muyasomere John ngo John ngo John ngo John John kandi ayo yose ni aya Fred ugasanga bafasha ya Rurangwa nayo ngo nayo ngo naya John ngo John aho gusoma ngo Rurangwa kandi ku bintu bigaragara hariya biba byagaragaye ko basinyiye Rurangwa cyangwa Fred ayo yose ugasanga baramo gutekinika bayatekinikira John ugasanga izo ngero mbahaye amatora yageze niko biba ni muri urwo rwego biba bakaba bakoreshejwe n'abo banyapolitike b'abasaza bakagenda bakoresha urubyiruko muri ubwo buryo noneho bamara kubatekinikira babagwiriza amajwi bakajya kwiyimika kurahira ngo bakoze amatora kandi ari ikinamico ayo matora rero niyo yaranze abanyafurika hano mu karere k'ibiyaga bigari noneho sengeye iwacu Rwanda iyo niyo ntero niyo nshono niyo nganzo bigirira ibyo byose Imana yabafotoye amafoto ifata amavideyo ifata n'amajwi noneho ibyo bimenyetso byose Imana irabizi ibyo bakora ku manywa ibyo bakora nijoro ibyo batereraho ibyo bikumwiyo mu mazu yabo baranza bakajyana ubusanduku bwuzuye none bakaburunda hamwe bakabarura ibyo bajyana mu mazu masite y'amatora bwuzuye none abandi bakagira ngo ni ibyatowe uwo munsi kandi bamaze iminsi babipakira barabitoye barabiranze muri make amatora barayarangize mu kandi gakoryo hasigaye umuhango wo kuyatangaza no kurahira no gutangaza uwo watsinze mu buryo bwo gutekinika ngo ajye kurahira bose babireba ariko ikindi kimenyetso batangira no kuvuga uwatsinze kare ngo kanaka yatsinze ngo nta wamutsinda kandi na mbere yaho barabivuze ngo azatsinda kandi ngo rwose ngo ni ya kipi itsinda ngo itasimburwa bakanabitangaza mbere rwose ku buryo umuntu aba azi yiteze ikizavamo nabo ba nyiri kubitekinika babizi bizavamo babizi ku buryo batagira n'isoni babitangariza n'abantu ibi byose niyo ndiri n'inkomoko yo gukenesha urubyiruko rukakomeza kuba muri ako kajagari kameze gutyo kitekinika babatekinika
noneho ejo abasore bose n'ab'inkumi bagasazira muri iryo tekinikwa n'iyo tekinike noneho bakarinda basaza ntacyo bigejejeho. Niyo ndiri y'ubukene bafite kutiga, noneho bakazapfira mu bukene n'ubujiji, noneho bakabagira ibikoresho ejo n'ejo bundi bakabaroha mu ntambara. niyo mpamvu ubona mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika hahora intambara z'urudacya zishingiye ku bujiji, ku butamenya, noneho n'uburwayi na ideology, ibitekerezo bipfuye babashizemo mu bwonko bya nta kigenda, bidafite aho bibakura, bidafite n'aho bibageza, bitanateze no kubazamurira imibereho myiza yabo, ahubwo bizazamura imibereho mibi gusa, bakazagira n'amasaziro mabi, nta pansiyo babateganyiriza. Banyapolitike babi, banyapolitike gito, iyo niyo mipango yabo bagira, niyo nganzo bagira, nta yindi nganzo nziza yasimbura iyo bagira. Kandi umunyapolitike mwiza arivukira n'umunyapolitike mubi arivukira. Bityo rero usanga abanyapolitike babi bashyira inda imbere, bagashyira imyanya imbere, ntibagira ibitekerezo byiza, ahubwo bagira ibitekerezo biganisha ku gukandamiza n'ibimenyetso byuzuyemo ikandamiza, kuvuga basebanya, kuvuga batukana, bitana amazina atariyo, basebanya, umwe agenda asebya mugenzi we amwita igikoko, undi amwita nk'amazirantoki, undi amwita nk'imbeba, undi akamwita nk'inyenzi, undi akamwita utuzina utu n'utu mu rwego rwo kuharabika mugenzi we no kumwandagaza, kumutesha agaciro. Undi akavuga nzamuhondesha inyundo, ngo n'isazi nyine umurebe uburyo nyihondesheje inyundo icyayibaho, nawe ngo nuko bizagenda, bizakugendekera. Ugasanga gukangakanga no kugira nabi babishyira imbere, aho gushyira imbere kubaka amashuri abanza n'ayisumbuye na za kaminuza, bakigisha abaturage, bakarwanya ubujiji, ubukene bwo mu bwonko no mu mufuka ngo buhunge, no kurwanya ubutamenya, no kurwanya indwara zo mu bwonko. Ugasanga ahubwo bibitseho ibyo mu bwonko bwabo, ibyo bintagazi bidafite aho byakura abaturage, bakigira indongoza abategetsi ba cyane kandi batazi kuyobora neza, badafite kamere yo kuyobora, ahubwo bafite kamere yo gutegeka, bagategeka n'ibidashoboka. Bityo rero rubyiruko bukene bafite, twe turaje tubuhindure, tukureho imisoro ku butaka, bibohore koko, tukureho imisoro ku mazu, abanyarwanda bibohore, kuko ubwigenge twizihiza muri Afurika ntibugomba kuba ari baringa, tugomba kuba twaribohoye ku butaka, nta muntu kusorosha ubutaka bwawe yarigize nyirabwo, yigize landlord, mwabandi akabagira abapangaye, noneho agasigara basoresha ubutaka bwanyu, noneho akabasoresha n'amazu yanyu, yigize nyiri mazu yose yabakoreye kudeta, yarayabatwaye, yabatwaye amazu yanyu, abatwara n'ubutaka bwanyu byose arabibatwara, na business zanyu zose arazibatwara. Noneho mwabagira abakozi bakora muri iyo mishinga, noneho amafaranga abonetse mu yose muterura mu mbumbe muyamushyira, none ejo agacura umugambi ngo mwanyerezaga itunga, mwanyerezaga imisoro, akaza n'ubwo akabuteza cyamunara byose akabitwara, noneho mugahita mujya mu cyobo njya bukene njya kuzimu. Iyo rero ni Ruda muri kumva, tukomeye tuganira n'uyu muyobozi nagize amahirwe nkaba namubonye uyu munsi, byangoye kumugeraho. Ndi kugenda ndeba mu gitabo cye ku ngingo ya 79, aravuga ngo Ruda izakemura amakimbirane y'abafite imibabaro y'umwihariko, abigunze barihebye, n'abadafite kivurira nabo, n'abadafite icyo bakorerwa, kugira ngo nabo imibero yabo nabo izamuke, kugira ngo bitabire imirimo, babone uko bakora ubutiganda, kugira ngo bahindure amabi bayavunjemo ameza, bahindure ikibi cyiza. Mbese ibyo ni bya bindi byo guhindura ibigori, ko twumvise hano bavuga ko abantu badafite kivurira batitaweho, Ruda izabitaho. Ni muri urwo rwego nahoze mbivuga kuva kare kose, nabyo natoza abaruda guhindura ibigoye tubihindura ibigori,
tugaburira abashonje natwe twitunge none twese tube bakazitunga mu Rwanda tuzatunge na East Africa na Africa n'isi yose. Ibyo byose rero ni ukwita kuri abo bose batishoboye, niyo ntego. Noneho abatishoboye ni bantu ki? Ni umuntu wese wavukiye kuri iyi si udafite impano runaka, abarirwa mu cyiciro cyo kutishobora. Ashobora no kuba perezida adafite ibitekerezo byiza, nawe aba ari mu bantu batishoboye. Niyo mpamvu usanga agira abajyanama ngo bazamugira inama ngo adashoboye. Niyo mpamvu usanga agira abajyanama benshi, kandi benshi bakaba banamuyobya uburari, nabo bameze nkawe, nta bitekerezo biri constructive byubaka, ahubwo usanga bafite biri destructive bisenyera bagenzi babo. Ugasanga bagiye inama yo gusenyera bagenzi babo amazu na business zabo, no kubitesha agaciro, no kubahombya, bagahomba bakanahombana n'imishinga yabo byose hamwe. None ugazasanga babagiza abahanya, abakene banyakujya nkana. Abo nibo bantu babajyanama usanga benshi bagira. Ugasanga basangiye imyumvire itari na myiza, kuko si umujyanama, si uwo bagira inama, bose ugasanga banganya ibitekerezo byose bitari byiza. Bityo rero ugasanga iyo mpamvu ikomeye cyane nuko biba bimeze. Ariko twe abanyapolitike beza twatojeje abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu gukora neza, kugenda bareba ibyiza, bakubaka ibyiza, hanyuma bagateza imbere iterambere rya bose kandi muri demokarasi yihuse. Kandi abaruda kubera ibendera ryabo ari umubumbe, ari umuzenguruko uwo rwose umeze nk'ingofero ya perezida wa ruda. Nanone kandi nanone rya bendera ry'abaruda n'ingofero ya perezida wa ruda byose bimeze nk'ukwezi gukuze mu kirere. Bityo rero ibyo bivuga gutahiriza umugozi umwe n'ubumwe bw'abantu, abakuze n'abakiri bato n'ibitsina byombi, none abagenda bemye n'abagenda bakambakamba, rwose abakire n'abakene bose bafashanye. Noneho buri muntu ufite ubuhanga, impano runaka, ufite ubukire runaka, bashyire hamwe maze turwubake. Urwo ni u Rwanda, maze abarugize urwandiko turubasomere, tunarusesengure tutasesereza, hanyuma turusesengure turusobanurira abakuze n'abakiri bato rwari rwarananiye. Noneho bamenye ko abaruda bari abahanga, wagira ngo bavukiye Muhanga, kandi buri kimwe cyose bakiruzi, wagira ngo bahagaze ikiramuruzi, ko ari naho barara nubwo birirwa ahandi hose. Ariko noneho bagakora umuti wakataraboneka, umuti uganisha mu gukemura ibibazo mu Rwanda, no gukora umuti wakataraboneka, umuti w'igifute, none tukawusangiza akarere k'ibiyaga bigari na Afurika n'isi yose. Bityo rero abaruda bakavuga bati urubyiruko rudafite igishoro cya miliyoni 6 n'abasaza n'abakecuru ntibazajya basoreshwa. None bajye basoreshwa ari uko bamaze guhanga imishinga ikuze ikomeye yagutse, haba mu bwonko, haba mu bikorwa. Hano byose bimaze kwaguka, bageza miliyoni 6 bakatangira bakitwa abasoreshwa bato, bakabona gutangira gusora. Bityo rero abanyarwanda bose nibahanga imirimo, bagakora bose, none zitwa imbaturabukungu ya bose, rizaba ari iterambere rya bose, apana iterambere rya bamwe. Bityo rero yitwa imbaturabukungu ya bose. Nuko tuzarwanya ubushomeri, ntibuzongera kubaho, ubukene bizaba amateka, abantu bazakungahara kandi batunga ubutunzi budakungurira ba nyirabwo. Abanyafurika bazafatire ku rugero rwiza rw'abanyarwanda. U Rwanda turugira umurwa mukuru wa Afurika, na Afurika tuyigire umurwa mukuru w'isi. Bityo rero aho niho wenda naba mpiniye. Noneho wenda sinzi uko muri buzinge
iki kizingo cy'ibitekerezo byacu ni birebire. Impamvu ni nziza nyinshi 200 zabarengera ku Rwanda, impamvu nziza nyinshi 200 byarengera abanyafrika bose, n'impamvu nziza nyinshi 20 bizarengera isi yose. Ibitabo ni bitatu kabomboza bya kahatari, ibi bitabo ndabibatuye isi yose bizababera isoko n'amasoko y'imitungo yose, yaba iyo mu mutwe yaba iyo ku butaka. nk'uko muri kubyikurikirana namwe, ni igitabo kinini cyane, ni igitabo cy'impamvu 200, ushobora kugishaka, kiri kuri interinete wa@ruda.tk, no kuri Facebook kiriho, yusizemo Ruda book kiraza, cyangwa book of Ruda, cyangwa bitabiza rwose, no kuri email hose biba biri hari, kuri Twitter, Gmail, Google Plus hose birahari, noneho kuri YouTube hose birahari. Igitabo cya Ruda muzagisanga hose kuri wa@ruda.tk, iyo urwo rubuga rugari birahari. No kuri Facebook mushyiramo Ruda book cyangwa book of Ruda, bigakunda muhita mukisoma. Kiri muri Word, kikaba no muri PDF. turabashimiye cyane, murakoze cyane. Natwe turabashimiye, tuzahure ubutaha, noneho muzatubwirire n'abandi bose.